Yes, reka nkomeze mbashimire inshuti mwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu ku Ubutare Media. Reka manze nshimire wowe wamaze gukanda subscribe, ugakanda naho ngaho kunzogera kugira ngo ikiganiro cyose dukoze kijye kikugeraho kandi neza kugiye tukigishiraho. Niba uri mushya ahangaha ndagusaba kuzamura guslidinga muri application yawe, uri kuri YouTube birumvikana. Then ukaza ugasacinga ukandikamo Ubutare Media, warangiza ukaza ukareba video yacu amafaranga ireba gutya. ni ngombwa ngo ajye ku mutekinisiye bakamuca amafaranga, ugasanga utakaje igihe cyawe ujya kureba umutekinisiye, ugasanga utakaje amafaranga yawe kuri uwo mutekinisiye, kandi muri make wagakwiriye kubyikorera. Ni ibintu byoroshye. Utarayikanda bagisumutuku. Isomo ry'uyu munsi tugiye kwiga rero ni ukureba uburyo ki umuntu yakwestaramo WhatsApp muri telefone yawe. Ibiganiro byose uzajya ubibona ku gihe kandi ikintu cya mbere bisaba uwabikoze wamaze kubikora ndamushimira cyane. Icyo usigaje ni ugukanda hano rya mbere, ubundi ahangaha urabanza ukagira ute, ugomba kuba ufiteho megabyte cyangwa ufitemo wifi. Reka twihute ikiganiro cy'uyu munsi. Turakoresha wifi, murabibona. Ikiganiro cy'uyu munsi nkuko mwabibonaga, icyo ubushize twigaga kuri uburyo ki wakwestara WhatsApp, uburyo ki washiramo WhatsApp muri telefone yawe bitakugoye, nta kindi kiguzi ntaki. Uyu munsi turarebera hamwe ya WhatsApp washizemo iyo umaze kwikoresha, iyo imaze kuba expired cyangwa imaze kuba outdate, niko babyita. Iyo imaze kuba outdate, imaze mbese kwa kundi bavuga ngo WhatsApp yanjye yarangiye, uraza ukajya kuri WhatsApp yawe bakakwereka ko WhatsApp yarangiye. Reka dukomezanye n'iryo somo, mwibutsa ko ufite inyunganizi, ikibazo cyangwa ikindi gitekerezo, aho ngaho muri comment aho hasi tuba tubibona cyane rwose. Reka dutangirane n'isomo. Yes, good. Nk'ubusanzwe reka ni Ubutare Media nkuko mumaze kumenyera. Reka isomo ry'uyu munsi turebere hamwe ya WhatsApp twestaye ubushize, iyo imaze kugera muri telefone. Noneho hari igihe kigera WhatsApp yawe ikarangira cyangwa se ikaba expired cyangwa ikaba outdate. Icyo gihe tuvuga ko WhatsApp yarangiye, gusa nta biba byacitse. Iyo uyifitemo uyikorera icyo bita update, kongera kuyisubiza ku gihe. Ari ryo somo tugiye kurebera hamwe. Reka dutangire. Uraza muri application zawe, nuza uzamuke uslidinge gutya, ushatse gukoresha WhatsApp, urahageze urayikiritseho, bakubwiye ko WhatsApp yawe yabaye outdate. Ngira ngo murabibona neza. Rotating screen kugira ngo mubibone neza. Aha barakubwira ngo WhatsApp yawe update WhatsApp, bagusaba kuya-updating. Ikintu cya mbere ukora iyo bagusabye kuya-updating, nta biba byacitse, ntago uba wawuza amakuru yawe, ntago biba byagenze gute, byose uba ukibifite. Ahubwo uhita uraza kuri WhatsApp yawe, nurangiza ugira ute, uze umanuke gutya ukanda handitse download. Ahangaha ahandikamo ndakwereka aho handitse download. Then numara ukanda download utegereze gutya, ndakanze download. Ukanze download bahita bagusaba gukoresha ikintu nyine ukoresha ushaka downloading WhatsApp application ukoresha kugira ngo udownloading application muri telefone zawe. Hano dukoresha Play Store, ni ya Android nyinshi zikoresha Play Store. Wakande, nurangiza uhituza ukande just once. Iyo bakubwiye ngo just once, ushobora kuyikoresha rimwe cyangwa se ukayikoresha always. Kubera ko dukunda gukoresha Play Store, reka dukande always. Yes, Play Store, then always. Itifunguka. Ikimara gufunguka, hahandi twacaga tugiye gukora download, wowe urabona ko bagusaba update. Uraza ugakanda kuri update.
warangiza ubwo iyo umaze gukanda update urabona ko ibiri pending ibitegereje nyine kwi-updating. Niturangiza dutegereze, urabona ko byo birihuta cyane, irabara kwa kundi bibara utegereje ko WhatsApp yawe downloading ijemo. Ahangaha naho kuri update nabwo urategereza ikagira ute iki-updating. Irabara nk'ibisanzwe, igeze ku 100 bakwereka megabyte ukoresha, megabyte WhatsApp ikenera. Ubwizi megabyte nizo megabyte za bando itwara, ni nazo megabyte itwara kuri storage yawe aho iba iri bwibike, niko twabigenekereza mu Kinyarwanda. Then urategereza niyuzura 100%, urabona ibindi biri buze gukurikiraho. Urategereza ahandi, urategereza WhatsApp yawe imaze gusaza hano ubu yiri nufero ya updatinga. Then bahita bakwerekana none installing. Ubu hano WhatsApp biri kuyestara bundi bushya kuko download turayirangije, dusigaje gukora turi ku installinga. Urabona ahantu hari open, ahangaha hari open. Iyo birangiye niho uza ugakirika, uraje ubibone neza. Yes, urategereza installing nayo irangira. Ntabwo biba bigoranye kubyikorera, nuko nyine budafiteho amakuru cyangwa se nta makuru nyine ubifiteho gusa. Yes, urabona ko hahandi hari handitse open, urareba ko hahise hava. Ubu ngubu iyo haje buno bururu twabonye ko baba bakwemereye kuhakanda nyine kuhakoresha. Tubonye step ya download, installing, then ubwo byose birarangiye, download na installing. Urabona ko message zatangiye kuza. Yes, ngira ngo wabibonye neza cyane. Iyo birangiye uhita ugenda ugakoresha WhatsApp yawe bisanzwe, nta kindi kintu bigusabye. Urabona ko biba byoroshye. Icyo usabwa ni cya kindi, we kanda subscribe, kanda ukunzogera, usangize inshuti zawe izi video, uduhe n'igitekerezo muri comment niba hari icyo ufite, ubundi tubane namwe. Sawa, mukomeze mugire ibihe byiza, duhure mu isomo rindi rikurikira.